iyo tuvuze ko Imana ikora imirimo ikomeye ntabwo ari byo dutekereza mu mitekerereze yacu, ahubwo nuko twabonye imirimo ikomeye y'Imana kandi ihambaye. Inshuti y'umusaraba, ndagusuhuje ku izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Urukundo n'amahoro biva ku Mana bibane nawe mu izina rya Yesu. Ndagusuhuje aho uherereye mu Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, ukambuka ukagera muri Kenya, Mozambique ndetse n'ahandi hano ku mugabane wa Afurika. Ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo uwapfuye akazuka. Uri kumwe na Prophet Evode. Yesu aguha umugisha kandi akwishimire mu gihe isi yakurakariye, kandi Imana igusetse mu gihe cy'akababaro kawe, igukirigite kuko nta wundi wabana nawe wakwita ku byawe usibye umwana w'intama w'Imana. Iyo tubarangira ngo Yesu niwe nshuti nzima, nuko twamubonanye imirimo itandukanye n'iyo twabonanye abantu bakora mu gihe cyabo, ariko Imana igihe cyose ni icyayo. Ndagushimiye rero kuko uhisemo kudukurikirana cyane, kuko ibyo tuvuga nta bindi ni iby'uwo wapfuye akazuka. Isi ntiyamwemeye n'abantu ntibamwemeye. Bibiliya iravuga ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umwanditsi nawe yaranditse kandi aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo ariko uko tuzasa twe ntabwo kurerekanwa. Aravuga ngo ariko Kristo niyerekanwa tuzasa n'uwo nguwo. Rero unyemerere nsuhuze n'abandi bantu bari ku migabane itandukanye nanone kandi y'isi, ariko mu bihugu by'i Burayi, Belgique, tugende tugere muri Oman, ndetse kandi tunakomeze abantu bari muri Israel kugira ngo muhumure mukomere. Hanyuma kandi tukaza Canada, Australia, Amerika, tukaza Belgique, tukaza tukagera n'ahandi henshi hatandukanye, mu Bufaransa, tukaza tukagera mu Busuwisi. Abari mu Busuwisi mwebweho by'umwihariko muri abantu banjye bya hafi. Hano hari abantu batureba bagakunda ibituvamo, iby'Imana itunyuzamo, ariko kandi nta comments, nta guhamagara, nta support n'imwe. So hano hariho ibyiciro bitandukanye, abumva bicecekeye, abumva ariko badafite n'icyo bakora kindi cyo kugira ngo uyu murimo mwiza dukora ukomeze kugenda neza. Hakabaho n'abandi bantu b'inkoramutima cyane. Tubivuga gutya niko kuri, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda tuvuze nabi, tuvuze ibitari byo. Hari abantu b'inkoramutima bazirikana bakatubaza, ese bakozi b'Imana, ese bahanuzi b'Imana, ariye meze neza, mufite ibyo kwambara kugira ngo mujye mu murimo w'Umwami wacu, mufite ama essence cyangwa se tike yo gutega utwo tumoto mujya muri uwo muhamagaro. Abo bantu rero by'umwihariko ni abantu navuga ngo niza nkoramutima zabaga hafi ya Yesu, harimo Petero na Yohana na Yakobo. Niba wiyumvamo uwo muhamagaro, tutavuze ngo iri zina niri cyane ko atari byiza kuvuga amazina y'abantu b'Imana hano, wumve ko tugushimiye, ijuru rigushimiye, kandi abera turagusengera tukagusabira umugisha wisumbuyeho. Reka rero dusenge kugira ngo tugere mu mwanya wo kutangaza bimwe Umwuka aba yatuganirije ku mitima yacu, cyane ko nyine bamwe ntibabyumva abandi barabyumva, ariko muzakurikira kenshi. Ntabwo njya mpfa kuza hano nta kintu kigiye kuba kidasanzwe. Mujye mubikurikira. Birashoboka ko tubivuga, bamwe bakavuga bati ni content imwe yo kugira ngo views zinjire. Reka mbabwire rwose ntababeshye, usibye umuhamagaro uturimo, ubundi imboga nkoranyambaga ntabwo bwari ubuzima bwacu. Hari ubundi buzima twiberagamo bwo ku karago, tukimenyera amakuru twebwe ubwacu tukayabwira n'abo twahuye nabo,
ariko kuza in public ntabwo byari ibyacu, ni umwuka waduhase. Aravuga ngo hari n'abantu batazabasha kubagiraho ko nimwazenguruka isi yose mu gihe mufite ku isi ngo muhure n'uwo nshaka guhura nawe, hanyuma mugende muvuge ibi ngibi. Rero akenshi dukunda kubivuga mu bwenge bw'Imana buhanitse, ariko kandi ntibisobanuye ko namwe mutabyumva. Ab'Imana bumva ijwi ry'Imana, niko nababwiye, abataraba Imana ntibabasha kumva ijwi ry'Imana. So rero reka dusenge Imana ngo ikaze kuri ministry yacu. Hano ducishaho ubuhanuzi twahawe n'Imana, tugacishaho amateraniro tuba turimo ahantu hatandukanye, kuko twasigiwe kubwiriza ubutumwa bwiza nk'intumwa z'Imana. Hanyuma icya gatatu, tugira umwanya wo gusobanura inzozi kugira ngo abantu nibarota bamenye ibyo barose, kuko kurota ni kimwe no kumenya ibyo warose n'ikindi. Dutambutsaho kandi nanone n'ijambo ry'ihumure cyangwa se ijambo ribohora. Nibyo biba ahangaha, nta byacicetse iba hano. Ntabwo ari ku mihanda, hano si ku mihanda. Twebwe turi mu rwihisho rw'Isumba byose, tugumye ku iriba, tugumye kuvomera hano. Rero wowe wagize umugisha wo kutumenya, natwe twagize umugisha wo kumenyana nawe. Nyemerera rero dusenge, hanyuma dutange message uko twazihawe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Uwiteka niryo zina ryawe, ushobora byose kandi urahambaye. Urera, urakiranuka muri byose. Iyo uvuze biraba, kandi iyo utegetse birakomera. Senze uyu mwanya kugira ngo ubane natwe mu uyu mwanya w'igiciro cyinshi cyane. Imbaraga zawe zitubashishe gukomera kw'Imana, kutubashishe amavuta ya Kristo atubeho. Sengeye umuntu aho aherereye aho ariho hose, kugira ngo umwuka wera w'Imana abane na buri muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo. Usobanure ibyo tutabasha gusobanura mu mubiri, kandi wumvikanishe ibyo tutabasha kumvikanisha mu mubiri, ndetse kandi umwuka wawe waganiriza imitima y'abadukurikirana, batwizereramo ko uri muri twebwe, kandi utange ishurirwa rikomeye, kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Turavuze ngo kandi ubwo abantu bari mu buhenebere, natwe turasenze kugira ngo ubwo iyi minsi mibi irushaho kutwegera, turasenze ngo uduhe imbaraga zo kurushaho kwegera intebe y'imbabazi yawe, kugira ngo duhabwe imbaraga n'umugisha ukomeye cyane. Urakoze rero Yesu kubw'imirimo itangaje ugiye gukorana natwe muri uyu mwanya. Ducyashye kirogoye yose y'umwanzi, ducyashye imbaraga z'abadayimoni b'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Kandi wowe ni wowe wenyine ushobora kugeza kure ubutumwa, nta wundi wabukorera ubuvugizi ngo bugende bugere kuri nyirabwo, usibye wowe Kristo. Turakwizeye. Urakoze rero, izina rya reka rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko Yesu aracyavuga, kandi Yesu aracyakora imirimo. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari kera, n'uyu munsi niko ari. Uyu munsi niko ari. Ndagira ngo nguhe ubutumwa bwa mbere nahawe. Nabonye abantu bahagaze ahirengeye cyane mu kirere, mbona abo bantu bari hejuru y'abandi, abandi bari munsi babareba bararamye. Hanyuma abo bari mu kirere, Imana irambwira ngo simvuge ngo ni bande, ariko biri bwumvikane mu isi y'umwuka. Hanyuma ngiye kubona mbona aba bari hejuru ntibashaka kureba munsi,
ndetse kandi abari munsi baratakamba. Ijwi rirambwira ngo abantu benshi bibikomerezwa ku isi, hari bamwe muri bo bazi ko banesheje Imana cyangwa barwanije Imana, batekereza ko bayirushije imbaraga. Imana irambwira ngo ariko ngo ije kumanura, ije kukubita hasi ibyubahiro by'abana b'abantu, kuko iyi Imana ngo itanze icyubahiro ibigitanze ngo uyubahishe, wowe uce bugufi, hanyuma Imana yo yubahwe. Hanyuma ijwi ry'Imana rivugana nanjye, Imana irambwira ngo abari hejuru bitegure gucishwa bugufi. Si ukwicisha bugufi, kuko igihe cyo kwicisha bugufi kuri bo cyarabarangiranye. Imana yatanze igihe cyo kwicisha bugufi. Ijambo kwicisha bugufi ni wowe nkawe, ni njye nkanjye. Nkavuga ngo jyewe mfashe umwanzuro wo kwiyoroshya, wo kwicisha bugufi. Ariko gucishwa bugufi cyangwa se kumanurwa ni igihe utabishakaga, ni igihe utabyemeraga, ni igihe utabyimaginaga, ariko ukisanga anytime ucishijwe bugufi mu buryo utazi, mu buryo utatekerezaga. Ndetse kandi gucishwa bugufi bisobanuye gutungurwa. Gutungurwa. Ubundi biragoye kubona umuyede yabaye umu-engineer. Biranagoye kubona umuja yabaye nyirabuja. Biranagoye kubona umuzamu yabaye boss. Ariko biri mu by'Imana igikora bigatungurana. Rero ubu butumwa ndabutanze, sinzi ngo abo bantu barihe, sinzi ngo batuye he, ariko icyo nabonye nuko habayeho kumanurwa ndi muri icyo kirere cy'umwuka, habaho gutungurwa. Intebe zo mu kirere zahawe ikuzo, mbona ziramanuwe. Irambwira ngo ntabwo bizakorwa n'imbaraga z'undi muntu, niyo yonyine izabikora, kandi ni ibintu bigiye kubaho. Hari rero intsinzi, kuko umwe mu bahanuzi bakuru ndimo, ndabitekereza neza. Intsinzi nahawe nuko Imana itanze agahe, kagahenge ko kwininira, kwitekerezaho, umuntu akisuzuma, akikontorora muri we, akavuga ngo ahangaha ni njye ubwirwa, cyangwa se niba ari itsinda nitwe tubwirwa. Reka rero duce bugufi, tumere nk'abinenewe, dusenge, twiyoroshye mu maso y'Imana, ndetse kandi twumvire n'umuburo. Icya kabiri, iyo ni intsinzi ya mbere. Icya kabiri nuko habaho gusubiza ibintu mu murongo wabyo. Hari ibintu bigomba kujya mu murongo wabyo, bitari mu murongo wabyo. Ni iki rero? Imana yarimuwe. Yarambwiye ngo abantu baranyimuye
ariko ninsubira mu mwanya nje ntahatirije ngo nkujyemo, ndagira ibambe n'imbabazi. Iyo kandi iyo mpanuro iranasantiriza message ya kabiri. Muntu wimuye Imana ukimika ikigirwamana muri wewe, ntabwo biri bukugwe amahoro, kuko Imana hari abantu izi neza ko ari abana bo kurimbuka. Niyo wabasekura mu isekuru ntibakumva imiburo y'ikivuga. Babayeho ari abapinga, babayeho ari abantu baneglija, bintu byose babitwara mu by'ubwenge bw'isi. Abo rero Imana nta rubanza ifitanye nabo, kuko bo bamaze guhitamo igisata bemereramo. Icyo bemereramo kizabaganisha mu muriro w'iteka, ni uko bimeze. Ariko hari abandi bantu yahamagaye, yatoranije, yahaye inshingano, basengeye kuva mu rwego rumwe bakajya mu rundi, bahize imihigo myinshi yo kuzakorera Imana no kuzubahisha Imana. Abo rero bamwe baradeviye, bava mu murongo bajya mu mirongo yabo batekereza. Barayoboza ubwenge bw'isi gusa, ndetse baratekereza ibitekerezo bitari by'ubumana bya kimuntu gusa. Mu mitekerereze y'umuntu uwo ari we wese, iyo havuyemo connection y'Imana, umuntu akora nkawe, akavuga nkawe, ariko siko biba bikwiriye kugenda. Rero Imana ifitanye competition nawe, ngo ni mu kompeta sinzi nimba urabasha kwinyeganyeza. Hanyuma kwimura Imana biteza ibyago isi. Kwimura Imana ikabura ubuturo, bituma irakara. Uburakari bw'Imana rero, iyo yarakaye, Shalom la sande kopita fos, nta bisasu by'ubumara byayitanga imbere, nta gihugu cy'igihangange cyayihagarara imbere. Ngira ngo mwarabibonye ko na ba Donald Trump bagera igihe bagaca bugufi, bakaramburwaho ibiganza, kuko bazi isi iri spiritual ikintu ikora, si y'umwuka irimo imbaraga, kandi ibintu byose biva mu mwuka byinjira mu mubiri, biva mu mwuka mw'isi bidafatika bihinduka ibifatika mw'isi bigaragara. Rero sinzi uko Imana uyifata, sinzi uko uri bubyumve. Ndabizi ko hashaka kuvuga ati iyo Mana itagira hitura ikaba ishaka jewe ntago yuzuye. Urabyemerewe kuvuga ibyo ushaka, ariko kukuka kawe kanyuma uzamenya neza ngo twadusazi twavugaga ko twatumwe n'Imana, ibintu byari bivuye kuri yo koko. Kwimura Imana biteza akaga. Kwimura Imana bihagarika imitima y'abantu. Kwimura Imana
biteza umwiryane. Kwimura Imana bikurura umubabaro mu bantu. Kwimura Imana bituma abantu biyahura imburagihe bakiyaka ubuzima, kuko nta humure mu mitima yabo. Hanyuma ni ubutumwa bwa kabiri. Ubutumwa bwa gatatu, nuko iri mu ijuru ryayo ryera, ifite imbaraga, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Bantu mwahize imihigo ku Mana, nimuyihigure. Nimuhigure imihigo. Imana nayo ibyo yavuganye natwe ije kubisohoza. Yavuganye nawe kurya, ugiye kurya. Ntiwite ngo Irani na Amerika na Israel ngo birimo birasakirana. Ndakubwira ukuri ko ahubwo muri ako gahe k'umwijima Imana nibwo ihagararana n'abayo. Bashaka kuvuga iki rero? Imana yanyeretse isohoreza abantu amasezerano y'ibyo yababwiye. Wavuganye n'Imana uri aho batari, ariko igiye gusohoza aho bari. Kandi amasengesho wasenze wishyuza ugiye guhabwa igisubizo cyayo. UPI yawe Imana irayizanye. Iyo modoka Imana irayiguhaye. Urwo rubyaro wasengeye Imana iraruguhaye. Ako gatimba wasengeye Imana irakaguhaye. Iyo ndwara ikumazeho igihe Imana irayigukijije. Wanyitabye ngo amen. Wavuze cyane nanone ngo amen. Ndumva muri nje harimo korasi iri kuvuga ngo bwira abarira bekurira gutabarwa kurabonetse. Nimvuga ibi sinirengagije ko hariho ibibazo bikomeye ku isi, ariko kandi bizakomera, bizakoroha. Ntago biteye Imana ubwoba. Icya kane, nyuma y'uko gusohorezwa amasezerano nyuma y'uko gusohorezwa amasezerano hariho icuraburindi.
hariho kongera guhiga imihigo. Hariho kongera kuvuga ngo turengere Imana. Ndagira ngo iyi message yumvikane neza. Nari ntuje ndi kumva icyo umwuka aganira nanjye. None rero hari ibibazo bitatu. Icya mbere, uzahiga imihigo niyo wahize utarayihiguye? Uzatabaza Imana kandi waranze kuyumva? Bibiliya iravuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Ngo nanjye nzabakina ku mubyimba. Data akurengere, Imana iguhe kumva cyane, kandi Imana iguhe kuba mu murongo wayo ishaka nk'uko ibishaka. Reka dusenga Imana, ibindi ndumva bitaragera igihe cyacyo. Izina rya Yesu, niwe Mana twizeye kandi niwe Mana y'abasogokuruza Abrahamu, Imana y'imbaraga ikomeye izahoraho kandi yahozeho. Uri umutunzi w'imbabazi nyinshi cyane. Imitaka yawe ibe ku bantu bakumvira, guhishwa nawe bibe ku bantu bakubaha, ineza n'imbabazi n'urukundo bibe hejuru y'imitwe y'abantu bakumenye. Muririmbyi yaravuze ngo abakumenye bafite amahoro, no ku munsi mubi bazakomera. Zimbaraga ziri gutwara abantu zikabayengya, zikabanyegeza, tuzambuye ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye uyu muntu urwaye ngo akizwe n'imbaraga zawe. Sengeye uyu muntu utizera ngo yizere. Sengeye uyu muntu utasinziraga ngo asinzire. Ndategetse mu izina rya Yesu. Sengeye uyu muntu ufite inzozi mbi kugira ngo uhereye nonaha inzozi mbi zikurweho, haboneke inzozi nzima mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye uyu muntu udafite epfo na ruguru kugira ngo umubere urufatiro rukomeye. Bibiliya iravuga ngo icyakora urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi twanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe. Mu izina rya Yesu twizeye gusohora kw'amasezerano wavuganye natwe tutabihatirije, wavuganye natwe tutabitanzemo ruswa, wavuganye natwe kugira ngo dukomeze tumenye ko n'iby'isi tugomba kubibamo nabyo tukabibona ko birakenewe. Dukeneye kurya urabizi, dukeneye imyambaro urabizi, dukeneye aho kuba urabizi, dukeneye transport urabizi. Uyu muntu rero asenganye nanjye ndizeye cyane, kuko hari ibyo wambwiye uyu mwaka ngomba kubona mu izina rya Yesu. Hari ibyo wasohoje umwaka ushize, n'uyu hari ibyo nkeneye kunsohoza. Turasengera amasezerano,
tuyambuye ikirere cy'umwanzi Satani, tuyakuye mu maboko y'umubi. Ibirego tuzamurwa byose, tuzamurirwa imbere ya Satani, tubyambuye ubutwa, tubyambuye ubushobozi mu izina rya Yesu. Imirimo ikomeye y'Imana, umusaraba wa Yesu, gukomera kw'ijuru, imbaraga z'umusaraba, kunesha kwanesheje isi, niko kugomba kutubohoreza, tukakira, duteze ibiganza. Uriya muntu ateze ibiganza, uriya uri hanze ateze ibiganza, uyu uri muri Afurika atega ibiganza. Kandi impamvu tugutegera ibiganza nuko twebwe tuzi neza ko inaha ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Rero ibyo tubonye tubibona twagiye ku mavi, kandi tugashima Imana ko ibikoze. Hari ibyo wakoze, hari n'ibyo turindiriye kubona. Isi tugezemo iri mu ipiganwa ry'ubutunzi, niyo mpamvu kuvuga muri kino gihe tunasaba ntabwo bikwiriye, ahubwo dukwiriye kuvuga dufite fondasiyo mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana igize ikikora, tubisabye kandi tubyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Shalom. Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe, kandi Imana igukomeze, Imana iguhishurire ibirenze ibyo navuga, kandi Imana ikuvugishe ibyo natsinze. Yesu aguhe umugisha cyane, kandi amaraso ye akweresha ukuri n'ijambo rye, kandi gutwikirirwa n'Imana bikubeho. Ndatura nk'umutamzi, ndatura nk'umuhanuzi, ndabyatura nk'umwana w'Imana. Abana bawe bagarurirwa ubwenge, umubabaro wawe uhinduke ibyishimo, amarira yawe Yesu ayahindura ibitwenge. Mu izina rya Yesu, amen.